turi kumwe n'umutumirwa wacu none wamaze kuhagera twishimiye cyane kubana nawe tubaye ikaze. Murakoze cyane. Hano wicaye bahita gute? Ni televiziyo bahita gute? Bahita muri Ngaziyamu TV. Interview yatangiye. Ukoze uri gusubiza. Ndagusubiza rwose. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ntabwo ari shami ntipe no gusubiza nta bintu byo kugenda nase. Bamwe barabyemeza abandi bakabihakana. Tugaye ikaze rero kuri Ngaziyamu TV. Murakoze cyane ndishimye cyane. Twishimiye umuntu nkawe umuramyi ukomeye kandi by'ukuri by'umwihariko jewe nemera kandi nkunda nibaza ko nawe ariko bimeze narandebye indirimbo ya Swarye ya ndirimbo yitwa gute wa nubwo tarivuga impamvu bivuze gutyo mvuze ku giti cyanjye ndamwemera kandi ndamukunda nasanze namwe ari uko bose nta bintu byo kwihishahisha namwe muramukunda nose twabiboneye ku ndirimbo nimugoroba yarahisotse niba wabirebye nawe urahamya ko ntabeshye ngaho rero ubwira abantu gake murakoze nitwa Nkomezi Alexis ni umupapa ufite umudamu umwe n'umwana umwe umuhungu yego nkaba ndi umukristo nsengera muri New Life Bible Church Kicukiro nkaba ndirimba muri Gisubizo Ministries uyu mugabo yari ahantu henshi hose okay turi abakristo aho usanze bakora umurimo ukora ningera ku murimo nahawe nzakora nezerewe ya turakwakiriye cyane Nkomezi Alex kandi twishimira umurimo mwiza urimo gukora by'ariko Ngaziyamu TV tugaye courage kandi murakoze cyane thank you so much duhaye agaciro cyane ukuntu wemeye gutumira bwacu kaza hano murakoze nanjye mbaye agaciro cyane ubutumire bwanyu harayasohotse indirimbo yitwa Ndakwizeye iriya ndirimbo ni indirimbo igira kangahera umaze gusohora kuri video ni indirimbo ya kabiri kuri audio iriya nayisubiyemo kuko nari narayikoze audio ya mbere uyisubiyemo ni ukuvuga ariko indirimbo ufite kuri video no kuri audio ni indirimbo esheshatu zose indirimbo esheshatu ndetse n'nyinshi nawe utaracari imbere reka nawe utaracari imbere n'umusaza gafata haba abantu n'abandi hari abavugwa n'abatavugwa yego iriya ndirimbo hari iyi ndirimbo se kuri kiri komeza ku Ndakwizeye hari indirimbo yo mu gitabo wakoze iminsi yashize yitwa Gota iriya ndirimbo ntabwo ari yo mu gitabo niyo ku ikaratasi okay niyo ku ikaratasi mwandiko safi sasa reka tuvuge ku ndirimbo zo ku ikaratasi kubera ko ku ikaratasi ari abantu batahazi ngo wenda ni nka province cyangwa ni nka cyangwa bazi ngo ni nko umurenge ariko ku ikaratasi ni ku rupapuro ni ukuvuga ngo izi ndirimbo muze kumfasha igihe umwuka navuga yatangiye kuza wenda mu gace ko muri Kongo hano twari dutuye imurenge mu minembwe hano hariya hose abantu batuye atandukanye igihe umwuka wari yatangiye kuzana ihishurirwa ryo kwandika indirimbo kubera bari bamenye indirimbo zo mu gitabo cyo gushimisha indirimbo z'agakiza cyangwa indirimbo za Wokovu kwa Kiswahili noneho batangira guhishurirwa kwandika umwuka wera akabahishurira indirimbo twumve kera bari mu mahoro tugufite nitwifuza undi tugufite nitwifuza undi murengezi none ngire ngo wenda kubera no guca bugufi kwabo bo ntibari bameze nkatwe iki gihe bazaga baca bugufi cyane bakabura igitabo ibarizwamo then bakavuga ati indirimbo niyo ku ikaratasi niho gabiba yanditse ku ikaratasi naho ngaho rero indirimbo zagiye ziririmbwa kera n'abamuze n'abasogokuru noneho uyu munsi turi kongera kugenda tuzisubiramo kubera iki wese amenya indirimbo zo mu ikaratasi zose mu by'ukuri uratuma amena amabanga hano bayavuga ndi mu bantu bamwe bagize ishari ryiza ariko byo kubona dushobora kuba dufite indirimbo nka ziriya nziza nyinshi ariko
zidafite aho ziri gusa n'izigenda zishira kuko generation yacu ntabwo izizi none urumva izakurikiraho bizaba ari bibi rwose nihaye akanisiyative gatoya ndavuga reka ntangire iyo nzi uko nzajya nyimenya nzi ngenda nyikore yego yaba imwe zaba ebyiri ndabizi hari n'abandi benshi dufatikanyije ariko iriya niyo nabaye ntangiriyeho ndabizi hari n'izindi ziri inyuma mfite gahunda itari yaha yego ufite akazi kenshi mu by'ukuri imana ni ibinshobozamo mfite kuzikora nyinshi maze kurepertori indirimbo zishika ko nko kuri 20 za kera zose zo ku makaratasi ziririmbwa ariko abantu batazi ngo zivuye zimwe zifite abahimbyi ba nyirazo bazwi bariho bashobora kuduha amateka yazo ariko utazi ngo zimeze zite barahari benshi ndizera hamwe n'Imana uko turi kubitegura n'ibidukundira zizagenda zimenyekana na ba nyirazo bamenyekana bakiriho abatarita umuremyi bariho baze baduha ubuhamya bwabo nk'hano kuri Ngazi Yangu TV n'ahandi ku mashusho batubwire ibyo hishuri uko ryagiye riza numvise ubuhamya mu kuzishaka no kuzicukumbura numvise ubuhamya buteye ubwoba abantu kuba umuntu yapfushije uwe ariko mu gihe cyo gupfusha akaba ari bw'umwuka umurukira akaza indirimbo wisubitse indirimbo imwe ngo uri mukandirimbo y'alarme ivuga ngo twove mbere yuko nsubiza ufite indirimbo mu byishimo by'ibisubizo dushaka kuririmba nzafatira ndirimbira uwancunguye we wicaye ahera iwe mabi yes urumva bitarabaho nariho umugambi wawe nariho ishusho wampaye muremure yariho mbere yuko ndembaho reka ndirimbe nuzuye indirimbo repertoire yango garanti oyima ntabwo wayima reka tugarukire ku ndirimbo zo kwikaratasi urumva rero abantu babaga bafite ubuhamya nk'ubwo hari umwe numvise kandi we ukiriho wigeze kurwara ararwara baraheba ko yapfuye ameze nk'uzutse amuzamo indirimbo araririmba kumwe umuntu ava muri inconscience yaje abaye muzima aza yandika indirimbo aririmba urumva ubwo buhamya n'indirimbo zifite ubuhamya burenze kwemera urumva rero gushira no guhomba kera twarigaga bakatubwira ngo lorsqu'un vieillard meurt en Afrique c'est une bibliothèque brûlée iyo umusaza apfuye muri Afrika ni bibliothèque inzu y'ibitabo urumva rero izo nzu z'indirimbo dushaka ko zizashira niko gushaka gukora iriya rero nimwe natangiriyeho n'izindi zizaza ndabyizera kandi ndabizi sindi njyenyine hari n'abandi nzi bari kubikora twese dufatikanye niyo uzi uzayikora neza uzayikora reka gaturirimbe bo bukena none kuri iriya bakoze Yesu nshuti yanjye ndakwizeye rwose Yesu nshuti yanjye ndakwizeye rwose munsi nyimba twari kumwe none se urumva atayicuranze yarahari ntaho bitandukanye
uzi nyine none se ubundi se kuki utagiye kwicuranga ni ibibazo Social speaking bwa mbere yumvise. nyine twabimenye nyine okay nta kibazo nshuti yanjye ndakwizeye rwose Yesu nshuti yanjye ndakwizeye rwose nshuti yanjye Yesu nshuti yanjye ndakwizeye rwose Yesu nshuti yanjye ndakwizeye rwose Yesu Yesu nshuti yanjye ndakwizeye rwose nshuti yanjye Yesu nshuti yanjye ndakwizeye rwose karimo ngoga unagufite najye ahubwo umva akandi koroshye karavuga ngo ndakwizeye 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 rwose ndakwizeye 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 ntujye uhemuka ndakwizeye 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 rwose ndakwizeye 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 ntujye uhemuka one more time ndakwizeye 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 rwose ndakwizeye 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 ntujye uhemuka Nakora maajabu. uraje ukarebere neza ya ndirimbo rero mu gitabo nawe tujimba agacika n'icyo dusoza gace gasohoye Namweke. mi esigo rigota n'ubu haracyari umwigane uwamba biwe mubonye mbese naronka amahoro nuko esigo rigota n'ubu haracyariho umwigane uwamba biwe mubonye mbese naronka aratezesha amaraso igorigotu genda umwe kubita imbere vuga yuko wamubabaje aratezesha amaraso igorigotu genda umwe kubita imbere vuga yuko wamubabaje shima amaraso ya Yesu n'umusaraba we mwiza wamino wo mu muragwa ugame
bwo mu ijuru banguka Banguka, vuba witinda umukiza ataravayo agutege amaboko wagukize kurimbuka aracezesha amaraso igorigotu genda umwe kubita imbere vuga yuko zo kwikaratasi ushobora kuba ntazizi urazizi nuko ari ibintu gusa wenda utazi ni ukuri ndabashimiye bakoze bana bamugisha ndabashimiye kandi kuraje ku murimo mwiza aho gukora hamwe n'indirimbo zimwe wanditse n'izindi ugenda uzana kugira ngo ibintu bye gushira impamvu abantu banditse biriya ko ari ukugira ngo icyo Kristo yakoze cyangwa umugambi w'Imana ku bantu utazashira bajye bahora babisoma babyizere kubera ko bihari niba izo ndirimbo rero tuziririmba kugira ngo zikomeze zibeho kandi ziracyafite amavuta yayo ya kera ndetse araturusha ko uburemere ariya mavuta turagushimiye cyane rero Alex Imana ibamusha turagushimiye Christophe Ngoga kubana natwe ni ukuri n'iby'agaciro kanini kuba muri kumwe natwe kuri Ngazi ya MTV reka turirimbe akandi kantu kawe dusoza kamwe konyine repertoire ya Ngoga n'ubundi iracyari kandi nawe wigeze ukora kuri repertoire nta repertoire ngira ndi gito cyane tubyemeye ariko reka turirimbe kuri ibyo ukora byose Mana birabyemeza ndabihamya kuri Imana ibyo ukora byose Mana birabyemeza ndabihamya kuri Imana ibyo ukora byose Mana birabyemeza ndabihamya kuri Imana ibyo ukora byose Mana birabyemeza igisengo barangije reka dusoreze aha ngaha turabashimiye cyane nanone dushimiye namwe mwakurikiye ikiganiro cyacu kandi dushimiye kubona natwe mutwandikira kandi nzi ko n'umuntu utaba wabuze hano igishoro byamufashije kuko ntabwo ijambo ry'Imana rishobora kumanukira ubusa ntabwo bishoboka ko avuga utavuga ariko tuzi ko Imana ifite ikintu kinini yakoze rero bavandimwe ndabashimiye bari bamugisha kandi kuraje ku murimo mwiza murimo gukora nimutagasari muzasarura tuzasarura bye bye bye